Urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana. Ishimwe Yohana ashimira Gayo. Njyewe mukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, wowe mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga, bagahamya uburyo ushikamiye mu kuri ukakugenderamo. Nta cyantera umunezero waruta wo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Ukundwa, ukiranuka mu byo ukorera bene data byose kandi ari abashyitsi. Bahamije urukundo rwawe mu maso y'itorero. Uzaba ugize neza n'ubaherekeza neza nk'uko bikwiriye ab'Imana. Kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu, ari ntacyo batse abanyamahanga. Nicyo gituma dukwiriye kwakira neza abameze batyo, kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Yohana arega Diyotirefe. Hari icyo nandikiye itorero, ariko Diyotirefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora n'uko tuvuga amagambo mabi y'ubupfu. Nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'abishaka akababuza akabaca mu itorero. Ukundwa, ntukigane ikibi ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Demeteriyo ahamywa na bose kandi n'ukuri kuramuhamya, natwe turamuhamya. Nawe uzi yuko ibyo duhamya ari iby'ukuri. Nari mfite byinshi byo kukwandikira, ariko sinshaka kukwandikishiriza wino n'ikaramu, ahubwo niringiye kuzakubona vuba tukavugana duhanganye. Urasigara amahoro. Inshuti ziragutashya. Unahirize inshuti uzivuze mu mazina.